haji yagiye Maka yarahuguje umuntu afite amadeni byaguye ku mutwe. Bangaye mu bahaji tuzi babeshya, bangaye mu bahaji tuzi barya riba, bangaye mu bahaji bajya bafatirwa mu bikorwa by'ubusambanyi, bangaye mu bahaji bajya bafatirwa mu bupfumu, bangaye mu bahaji bajya bafatirwa mu bintu bibi cyane bidasobanutse bihabanye navuye Maka, bavuye muri hijja ariko bitari mu rwego kugira ngo bagaragare koko bagiye Maka, ahubwo bikazamo n'ubwibone, bikazamo no kwiyumva, bikazamo no gushaka kugaragaza ngo umutoni kurusha abandi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد تجد شمر الله سبحانه وتعالى أمهر نميش بيوزوه كان بتونغاني بساكاري كونهم محمد صلى الله عليه وسلم ونابي ونبساني رانجين نبا مكوريكي نبزا مكوريكي رمزيري كوري كزاجزا كموسي مروكا dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe Islam, icyo kwigaho cy'uyu munsi turaza kuza kurebera hamwe amwe mu makosa akorwa n'abayisilamu mu kwakira abahaji cyangwa se abagiye mu mutambagiro mutagatifu Maka, ari byo benshi bazi ku zina rya hijja. Nanone turimo turabivuga twitegura mu minsi ya vuba ahangaha, khasatan ku bayisilamu b'abanyarwanda kwakira abahaji bazaza bavuye Maka, ariko turagira ngo twibukiranye kuri zino ngingo kugira ngo aya makosa tutazongera kuyagwamo, cyangwa se nimba hari n'uwateganyaga kuyagwamo nayo akaba yayirengagiza akanayareka lillah kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Mbere yuko twinjira kuri ino ngingo, turagira ngo tubanze tunakebure benshi mu bayisilamu, benshi mu bantu banga kujya gukora umutambagiro mutagatifu hijja, cyangwa se kujya gukora umutambagiro mutagatifu muto ari wo umra, ngo bitwaje yuko ngo baracyari bato, ngo bategereje kuzegera hejuru mu myaka akaba aribwo bazajya gukora uwo mutambagiro mutagatifu, kandi baracyari abasore, baracyari inkumi, baracyafite imbaraga zo kuba bakora iyo hijja n'iyo umra, ariko ngo bategereje kwigira hejuru mu myaka ngo baribwo bazajya gukora icyo gikorwa. Abandi nabo banze kujya kugikora ngo baracyaryoshya, baracyakora amabi, baracyagomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndagira ngo muvandimwe nkubwire nti, iyo biza kuba umuntu agomba gutegereza ko kugira ngo akore igikorwa cyiza gishimisha Allah ari uko bisaba kwigira hejuru mu myaka, cyangwa se ngo umuntu agomba gutegereza kuryoshya, nakubwira nti nibura ibyo wakagombye kubikora ku swala, kubera yuko iswala niyo nkingi iremereye cyane mu nkingi zigize Ubuislamu. Ariko buri munsi urayikora, urasari, kandi nimba ari nibyo ngibyo wishyizemo byo kujya kuryoshya, ukajya kuryoshya ariko ukanasari, nanone imyaka yawe irakwemerera gusari, kuki utekereza yuko imyaka yawe itakwemerera kujya gukora umutambagiro mutagatifu hijja, kandi iswala ari nayo iremereye cyane kurusha uwo mutambagiro mutagatifu? Bityo rero bavandimwe Islam, buriya rero iyo umuntu yamaze kwishyiramo imyumvire akaba ariyo imuganza, akaba ariyo inamuyobora, yamaze kwinjira muri aya aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala ratubwira ati afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu, ese ntabwo ureba, ese ntabwo wabonye wa wundi ittakhadha ilahahu hawahu, yafashe amaranga mutima ye aba ariyo yumvira, aba ariyo agira imana ye yo kumvira. No kuvuga ngo Allah wamutegetse kumusenga, Allah wategetse yuko tugomba kumusenga tukanamwumvira, ibi ngibi hari uwabyirengagije, ahubwo ashyira imbere amaranga mutima ye niyo yumvira. Tegereza uzageze imbere, uzageze ku myaka runaka bari kujya gukora umutambagiro mutagatifu, tegereza uracyaryoshya, bimaana amaranga mutima ye niyo yashyize imbere kurusha itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wamutegetse gukora hijja, Allah wamutegetse gukora umra, Allah wamutegetse gusari, hakaba hari umuntu ubyirengagiza bino byose agashyira imbere amaranga mutima ye, ngo ategereje kwegera imbere mu myaka, ngo ubwo se ngo ninkora hijja kano kanya nkayangiza, kusari se bwo ntabwo byangiza, naam, kutanga sadaka byo ntabwo byangiza, wenda ahubwo ushobora kubona tanga zaka byo ntabwo byangiza se, zose hamwe, byose hamwe biri ku rutonde rw'inkingi z'Ubuislamu. Nanone urutonde rwazo inkingi iremereye kurusha ibindi byose ni inkingi y'iswala, ariko urasari, hanyuma nyuma yaho ngaho nimba ari n'ibyo byo kuryoshya ubijyamo. Ahangaha nkanatangazwa n'Umuislamu uvuga ati ndacyaryoshya. Kuryoshya avuga ahangaha ni ukuhe? Birumvikana nanone nta nubwo twakirwa tunabica ku ruhande, birumvikana yuko aratekereza gukora amabi menshi cyane, akaba atinya kujya gukora hijja ngo atazayangiza kubera ayo mabi. Kusarisi
kandi iswala ariyo iremereye cyane kurusha hijja, nkuko abamenyi babitugaragariza n'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abitugaragarije. Iswala ni igutandukanye n'utari umuyisilamu, ntabwo ari hijja. Iswala ni igutandukanye n'utari umuyisilamu, ariko nanone ngo uratinya kujya gukora hijja ngo uracyaryoshya, cyangwa se ngo utegereje kwegera imbere mu myaka, hano uribeshya cyane. Rero ntuzemere ko amarangamutima yawe kuganza maze wirengagize itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaho rero twinjire muri ya ngingo twari twavuze mbere ivuga iti hari amwe mu mafuti n'amakosa ndetse n'amahano bamwe mu bayisilamu bakora mu kwakira abahaji ndetse no kwiyumvamo aba bahaji ndetse n'imyumvire idahwitse. Fa awwal shay alladhi nabtadi'u bihi, icyambere tugiye kuza guheraho icyambere nambere al-ghulu fi ta'zim al-hajj. Ahangaha harimo ikintu cyitwa kurengera no gukabiriza, kurengera no gukabiriza umuhaji tukamushyira ku rwego atariho. Kurengera no gukabiriza umuhaji cyangwa se wavuye muri hijja uwo muhajati tukamushyira ku rwego atariho, tukamushyira ku rwego Uwisilamu butigeze bumushyiraho, tukamubona mu shusho Uwisilamu butigeze bumubonaho. Hari na zimwe muri hadithi z'abashiya bajya bavuga ngo umuntu uzahura n'umuhaji uvuye i Maka akamuhobera ngo ameze nk'umuntu ngo wakoze kuri ryabuye ryitwa Hajarul Aswad. Hakaba rero n'abayisilamu bashyira mu myumvire yabo ibitekerezo byo gukabiriza umuhaji no kumwumva mu buryo atarimo, uburyo Uwisilamu butigeze bumushyiramo. Birimo nanone yadhunnuna anna al-hajj daiman sadiqun fi kalamihi, kuba akimara kuva i Maka hari bamwe mu bayisilamu batangira kumva yuko ngo umuhaji ngo najya abeshya ibyo avuga ni ukuri, bakamushyira imbere, niwe ugomba gutanga ibitekerezo, iby'abandi bakabihinyuza, iby'abandi bakabishyira hanze, iby'abandi bakabishyira ku ruhande. Abantu bakumva yuko ngo umuntu uvuye i Maka burya bwose ngo niwe wa undi w'umunyakuri, bakumva yuko ngo adashobora gukosa, adashobora kubeshya. Kandi intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arabihamije muri hadith, aravuga ati buri mwene Adamu wese arakosa, kandi umunyamakosa mwiza nuwamenye ko yakosheje akanabisabira imbabazi. Rero hari imyumvire itari myiza abantu bamaze kwishyiramo yuko ngo umuhaji bamukabiriza, bakumva yuko iteka ryose rwose ahora ari umunyakuri, niwe ugira ibitekerezo bizima, niwe tugomba gushyira imbere. Ahangaha rwose iyi myumvire ni imyumvire ipfuye mu Buislamu, ni imyumvire ihabanye n'ibihari mu Buislamu, ni imyumvire ihabanye n'ukuri. Icyo ni kimwe. Ikindi, yadhunnuna anna al-hajj la yaqa fi al-khata, bamwe bakumva yuko umuhaji rwose ntashobora gukosa, ntashobora gukora amakosa yari yose. Ahangaha muri beshya avandimwe Islam. Na Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratugaragariza ngo turamutse ngo tubaye tutanakosa, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Uretse no gukosa, Allah katugaragariza ngo nuwava mu Buislamu muri mwebwe burya ngo Allah yazana abandi bantu bakunda Allah, ngo nabo ngo Allah akabakunda. Kandi ngo banakosa nanone bakosa. Rero kubaho umuntu adakosa akikomanga ugatuza ngo sinshobora gukosa, uyu ngo yaribeshya, hamwe nuko wagiye hijja birashoboka yuko wakosa. Bangaye mu bahaji tuzi babeshya, bangaye mu bahaji tuzi barya riba, bangaye mu bahaji bajya bafatirwa mu bikorwa by'ubusambanyi, bangaye mu bahaji bajya bafatirwa mu bupfumu, bangaye mu bahaji bajya bafatirwa mu bintu bibi cyane bidasobanutse bihabanye n'amategeko y'Ubuislamu. Rero kumva ngo umuhaji ngo ntakosa, iki ngiki rwose ni imyumvire ipfuye cyane, ni imyumvire ihabanye n'ukuri. Wa aidan yadhunnuna anna al-hajj alimun shar'i, hakaba hari n'abandi iyo bakimara kubona umuhaji akimara kuva i Maka batangira no kumuha n'umwanya mu Buislamu ngo atangire gufata fatwa, atangire kwigisha abayisilamu, atangire kubasobanurira hadithi. Rimwe na rimwe n'ibibazo by'Ubuislamu cyangwa se ibibazo mu dini nibo babyerekezaho ngo ni haji yagiye i Maka, haji tubwire mu Buislamu ibi ni halali cyangwa se ni haramu. Rero umuntu kuba yaragiye i Maka, kuba yaragiye muri hijja, ntabwo bisobanuye yuko yagiye kwiga idini, ntabwo bisobanuye ngo idini ya Allah arayisobanukiwe. Yagiye gusa mu mutambagiro mutagatifu, akora ziriya ibada ziri mu mutambagiro mutagatifu, arataha, nta kindi. Rero kumukabiriza bikabugira naho dutangira kumubona ko ku rwego rw'Ubuislamu hari ubumenyi runaka afite. Ahangaha rwose ni ukwibeshya abavandimwe b'Islam. Wa aidan fihi ba'd an-nas yadhunnuna anna al-hajj la yastahiqqu an-nawma ala firashihi al-mu'tad. Hari n'abandi noneho bamukabiriza ku rwego rw'uko babona yuko uyu muhaji ukiva i Maka n'uburiri asanzwe aryamaho ntarwo ari bwo agomba kuryamaho.
bakamushakira ubundi, bakamusasira ibindi bintu bishyashya, bakamugurira amatora nshyashya, uburiri bushyashya. Abandi bo mujya munabibona, niyo bavuye Maka n'intebe bazivana muri salo bakabasasira utuntu tw'utumatora twiza, amashuka mashyashya. Yego rwose ntacyo bitwaye ibyo ngibyo, ariko ngo iyo byageze sasa ku myumvire yo kumva yuko umuhaji agomba gutoneshwa ku rwego rw'uko n'ibyo yari asanzwe aryamaho yicaraho mu rugo bigomba guhindurwa, iyi ni imyumvire ipfuye. Iyi ni imyumvire ipfuye. Buriya haji uko mumubona mujye mumufata rwose nk'umuntu uvuye ku musigiti gusari, uvuye ku musigiti gusari, akaza rwose intebe yicaraho ni ya yindi, igitanda aryamaho ni cya kindi, nta bidasanzwe. Ahubwo ushobora no gusanga niyo hijja yiwe wenda Allah wenyine ntubizi, ishobora kuba itegeze inakirwa, Allahu a'lam. Nabyo turaza kuza kubireba. Bityo ravandimwe Islam, iyo tubona umuhaji avuye Maka kirazira kujya kumukabiriza no kumushyira ku rwego atariho, Ubuislamu butigeze bunamushyiraho. Ni umuntu nk'abandi, uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala yamushoboje muri ubwo butunzi agakoramo akajya muri hijja, akagenda agakora umutambagiro mutagatifu. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko abagiyeyo Allah yabakirira hijja yabo, n'abatarajyayo Allah azabashoboze babone ubwo butunzi n'ubwo bushobozi bazajye i Maka. Icyambere twari tumaze kurebera hamwe al-ghulu fi ta'zim al-hajj, gukabiriza umuhaji, gukabiriza uno muntu uvuye Maka. Nkuko bamwe bajya babibona bakareba bakavuga bati ngo ni impinja, ngo babigereranya na bya bindi Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze. Aravuga ati ngo umuntu wagiye muri hijja ngo raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu, ngo burya bwose ngo garuka ameze nkaho aribwo nyina akimubyara. Bimana ngo amadhambi yose, ibyaha byose Allah yamaze kubimubabarira. Ibi nabyo turaje tubirebe. Ahangaha icyambere turi buze kuza kongeraho ku ngingo ya kabiri, al-i'tiqadu al-jazim bi anna al-hajj qad ghafarahu Allah lah. Ahangaha harimo icyo kwibeshya gikomeye cyane, kumva ijana ku ijana yuko ngo umuhaji ngo Allah yamaze kumubabarira. Hano turibeshya bavandimwe Islam, twasobanukiwe nabi hadithi ngo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul aratubwira ati man hajja ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله تبغي ati umuntu uzajya Maka agakora hijja, ntavuga amagambo mabi, ntakora ubwangizi, ntakora ubwononyi, ngo hanyuma hijja yakayitunganya, ngo raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu, ngo agaruka ngo Allah yamaze kumuhanagurira amakosa ye yose, ameze nkaho aribwo akivuka akiva mu nda ya mama we. Bamwe mu bahaji batwara n'ibyaha bigiye bitandukanye kugeza n'isaha wenda batari babibabarirwa. Ni nk'ibyaha bifite ahantu bihuriye n'ukuri kw'abantu. Haji yagiye Maka yarahuguje umuntu, afite amadeni ryaguye ku mutwe. Haji yagiye Maka hari umuntu yariganyije. Haji yagiye Maka hari umuntu yambuye. Ibi ngibi byo ntago bibabarirwa kugeza igihe uzagenda ugasubiza ukuri kwa ba nyirako, ukabahereza ukuri kwabo. Ngo hari umuhaji ujyana ibyaha akongera akabigarukana. Kubera iki? Ntago byigeze bitunganywa, ntago ukuri kwabyo kwigeze guhabwa ukuri kwabyo ijana ku ijana. Hari uwo atwariye amafaranga, hari uwo wariganyije, hari uwo ugifitiye amadeni, aba bose bagomba kwishyurwa. Aba bose amadeni ubafitiye bagomba kwishyurwa. Abo wariganyije ugomba kubasubiza ibyabo, abo wabeshye, abo wambuye, abo wasahuye ugomba kubasubiza ibyabo. Bityo rero ahangaha iyo byageze ku kuri kurebana n'abantu, uku kuri kwabo kwagomba gusobanuka. Hari bamwe mu bahaji bajya muri hijja, ikibajyanye atari hijja gusa, ari ukugeraho gusa bakikorera ibyo bakora. Hari n'ugenda gusiniya ye ari ukureba Maka, akavuga ati ngo reka ngende njye kureba Kaaba nigarukire, akayagenda akayibona. Hari n'abandi bageraho iniya zigahinduka, akigera Maka akareba akavuga ati ngo niba ari uku nguku biruhanyije ndumva nabivamo, bagatangira guhindagura iniya zabo. Rero twe kujya tureba abahaji bavuye Maka tuvuge tuti ijana ku ijana barababariwe. Hadithi nwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibigaragaza yuko ngo biba bishoboka yuko yababarirwa. Kubera iki? Hari ibyo agomba kubanza kuzuza, hari ibyo agomba kubanza kwirinda. Nkuko hadithi ndi Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ati wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, hijja yakozwe neza igatunganywa ngo nta kindi gihembo ifite uretse kuzajya mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone mu yandi makosa abantu bajya bagwamo, tasmiyatu al-asma'i ala wajhi at-tafakhur wat-takabbur, abantu kwiyitirira amazina
kubera ko ngo bavuye Maka, bavuye muri hijja, ariko bitari mu rwego kugira ngo bagaragare koko bagiye Maka, ahubwo bikazamo n'ubwibone, bikazamo no kwiyumva, bikazamo no gushaka kugaragaza ngo uri umutoni kurusha abandi. Mujya mubibona rimwe na rimwe, hari ahantu ushobora kuba wagera ku muntu runaka, umusaza runaka, wamwita izina akakubwira ati ngo uzuza neza icyubahiro cyanjye, unyite mzee runaka cyangwa se haji runaka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye muri hijja, ariko avayo ntago bigeze bamwita haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ubwo yajyaga gukoresha abayisilamu hijja ya mbere, kuko hijja ya mbere Rasul yagiye, Rasul ni nko twavuga tuyakoze hijja ya kabiri, iya mbere yayobowe n'umuswaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr ava muri hijja, Rasul kujya tamwise ngo haji Abu Bakr radiyallahu anhu. Rero kumva umuntu yakwita haji ngo bigere naho ngo natakwita haji ngo muri buze kuza kubipfa, ahangaha rwose uribeshya. Abandi ngo kumva yuko utamwise hajati ngo nukwibeshya. Rero hijja ntabwo ari titre runaka idasanzwe mu Islam ku buryo bagomba kwiyita ba haji, abandi bakiyita ba hajati, bikagera ku rwego rwo kumva yuko ngo biri no mu buryo abantu bagomba kubanirana mu buryo busumbana. Abajya gutumirana muri ayo makwe ugasanga hari tebo bageneye ngo haji runaka kubera ko ngo yagiye Maka, hanyuma hakaba hari na tebo, iyo tebo nta mukene ushobora kuyicaraho, nta nundi muislamu ngo usanga ushobora kuyicaraho, banditseho ngo haji fulani, hajati fulani, haji fulani. Ibi ngibi bakabikora kuko ngo bagiye Maka. Ubu rwose ni ukwibeshya avanywe Islam, ibi byose ni ukwibeshya. Rero kubakabiriza muri ayo mazina mu rwego rwo kugira ngo biyumve banibone, ibi byose ni ukwibeshya. Nanone icyo tugiye gusozerezaho, icyo twavuga tuti al-israfu fi istiqbal al-hajj wa iqamati al-ihtifalat fiha ma yukhalifu ash-shar'. Gukabiriza, kwakira abahaji mu birori, tukanashyiramo ibintu bifite naho bihuriye no konona no kwangiza amategeko y'Islamu. Nimba ari bwinjire akinjirira ku muziki, arimo arabyina bamuvugiriza induru, abandi ubona ari ibintu bisa nkaho birimo kwangiza amategeko y'Islamu. Rimwe na rimwe ugasanga muri ibyo birori harimo gusesagura, harimo ibintu yani bitanasobanutse. Rero haji iyo twamukabirije, niyo mpamvu dutangira no gutangira kurengera ku mategeko y'Islamu. Iyo twumva yuko ari ikiremwa kidasanzwe, dutangira gukabiriza, dutangira kurengera ku mategeko y'Islamu. Burya iyo ikintu Uislamu bugaragaza yuko iyo ikintu cyakabirijwe kigashyirwa ku rwego kitariho, uko byagenda kose abantu barengera mu mategeko y'Islamu. Nuba turi buze kuza gufata umwanya urenzeho kuri ahangaha, ahubwo ndagira ngo abayisilamu twitondera amategeko y'Islamu. Ibyo tugomba gushyira ku rwego Uislamu bwashyize ku rwego rwabyo biguma aho ngaho. Iyo byakabirijwe ahangaha birimo kurengera, tugatangira no kujya mu bwangizi no konona no kototera amategeko y'Uislamu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.